laptop umuntu ungana nkanjye kumva ndi kuvuga ijambo ngo laptop kavuga inshuro zirenga 100 mu munota, wanyita igicucu, wanyita injashwa. Gusa ku mwana muto utarageza ku mwaka kumva ari kuvuga ijambo ngo laptop ntabwo uvuga inshuro 500 mu munota wakumva nta kibazo biteye. Gusa koko nanjye nta kosa nabafite kugira ngo uburuzi uburi kuvuga uburi gutekereza nuko ari mu bice by'umubiri wawe kiri gukora ibisa nko kuvuga n'amagambo. Laptop isho zijya kuri 72 mu munota. Ico gice nta kindi ni umutima, ihuza nzira cyangwa hamwe amagambo yose laptop byihuje iba ari uko habaye icyo bita cardiac cycle. Uburyo bw'umukore bw'umutima bita cardiac cycle ni uburyo bwa mbere bwafumbiwe n'ubwo bita Harvey Gall. Uyu mwuga wavutse ku itariki 9 z'ukwa 9 mwaka w'1912. Uyu yari umugereki yavumbuye uburyo cy'amaraso ashobora kuva mu mutima akajya mu bihaha akavuma akagaruka mu mutima. Gusa uko amaraso agenda ava mu mutima ajya mu bihaha ava mu mutima ajya mu mitsi, ibintu byo bituma imwe mu mitsi iri mu mutima wacu ifunguka indi kifunga, akaribwo twumva urusaku ngo laptop. Umutima ukabura ateye aribwo mva umutima uri gutera. Nge ndi Honore, ikiganiro nimenya byimbitse hano kuri 105 bars. Bashima ko mugikurikira atuvuge ku mutima. Yaba umuntu muto cyangwa umukuru uba ari wese kwisi mwimisi, yaba yarize abatarize, azi yuko dusohora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza. Gusa koko nibyo, uyu mwuka mubi bavuga dusohora mu mubiri wacu ni carbon dioxide, naho mwiza twinjiza no oxygene. Iyi myuka nuko beri cyangeze mu mubiri wacu kubera iki dukenera gusohora carbon dioxide twinjiza umwuka mwiza oxygene. Iyo carbon dioxide iva mu mubiri wacu biturutse he kandi tuba twinjiza umwuka mwiza? Kibi tubivugeho. Mu mubiri w'umuntu haberamo ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo ubashe gukura, ubashe kuvuga, ubashe kugenda. Iyi carbon dioxide ahantu ituruka nuko bimwe mu biryo twariye intungamubiri ziragenda zigakoreshwa mu mubiri. Mu biryo twarabwo bishobora gucagagurirwamo hakavamo ikinyabutabire bita glucose. Iki ni ikinyabutabire gisa nk'isukari dukina mu mubiri wacu kugira ngo tubashe kubona imbaraga dukoresha, rwashingura ukuguru bikunde, ubanyeganyeza ukuboko bikunde. Iki kinyabutabire glucose cyagenda kigakoreshwa kikanyura mu nzira zitandukanye ndetse n'uburyo butandukanye, akabirwo tuzagusoramo wa mwuka. Uyu mwuka mubi nawo uburyo uza kuva mu mubiri wacu nuko ugenda ugaca muri ya maraso ari mu mitsi yo mu mubiri yitwa imigarura. Iyi ni imitsi ishinzwe gukura mu maraso mu nyama zose z'umubiri, iyi mitsi ikayasubiza ku mutima. Iki kinyabutabire bita carbon dioxide kiba cyasohotse muri ya glucose twacagaguyemo, kiragenda kigatwarwa n'ikindi kinyabutabire cyo mu maraso mu maraso yacu bita hemoglobin. Iki kinyabutabire nicyo kigenda kigatwara kiri mu maraso membere muri ya mitsi kikajyana ku mutima. Aya maraso kigera ku mutima, umutima wohereza ibihaha. Ibihaha nabyo bimaze kuyakira nibwo hakoreshwa indi nzira bita diffusion. Iki ni igikorwa kiba mu mubiri w'umuntu cyangwa no mu bindi bimera byose, aho usanga ibintu runaka bivaho biri byinshi byo biri bike, nibwo birangira wa mwuka mubi mwinshi mu mubiri wacu ndetse no mu bihaha usohotse ukava hari mwinshi ukajya hari muke. Gusa ibi byose bibaho hifashishwa utunyama duto mu bihaha byacu bita alveoli. Utu tunyama duto niko tuba tuzengurutswe n'utundi dutse dutoya tw'amaraso bita capillaries. Utu dutse nizo twakiriye amaraso arimo wa mwuka mubi tukabasha kwifasha diffusion twavuze. Uyu mwuka mubi ukabasha gusohoka mu mubiri wacu. Gusa none ibintu byo bimera neza uko umwuka mwiza tuba twameze tukuye hanze winjira mu mazuru yacu ugashika ku bihaha, naho ituva hari mwinshi ukajya hari mukeya, ugahita wakirwa na twa dutse duto tuzengurutse twatunyama duto mu bihaha byacu alveoli. Umwuka abasha kwinjizira mu maraso yacu. Ukinjira mu maraso yacu uyu mwuka mwiza wakirwa n'icya kinyabutabire bita hemoglobin. Hemoglobin nayo yitongera igatwara umwuka mwiza ikawujyana mu mutima. Umutima nawo nta kindi ukora uhita wihereza imitsi bita imijyana. Ya mitsi twavuze bita imijyana nitwara wa mwuka mwiza utwara n'icya kinyabutabire hemoglobin. Uyu mwuka mwiza ukabasha gushyika mu mubiri wacu. Gusa ko nkuko nabivuze uyu mwuka mwiza nawo icyo uzakina gukoreshwaho kugira ngo cyacagagurwa muri cya kinyabutabire bita glucose
bizabasha kuba ari uko dufite umwuka mwiza, oxygen. Naho ibi ngibi mu mubiri wacu wa mwuka mwiza oxygen udahari, cya kinyabutabire glucose kujya gicagagurwemo mu za mbaraga dukeneye gukoresha mu mubiri wacu, kizahita gihindukamo fermentation. Uburyo cya kinyabutabire kizagenda kikaduhereza acide mu mubiri wacu zishobora no kutwangiza. Gusa koko ibi ngibi nk'uko nabivuze, kugira ngo umutima wacu ubashe gutera, nuko ari kimwe mu bice by'ubwonko bwacu bita medulla oblongata. Iki ni igice giherereye mu gice cy'inyuma cy'umutwe. Iki ni igice gikontorora ibikorwa bitandukanye, harimo nko gutera k'umutima, guhumeka n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bigirwamo uruhare n'icyo gice cy'ubwonko kugira ngo umutima ubashe gutera, amaraso ajye mu bihaha, amaraso ave mu bihaha agaruka mu mutima. Gusa kuko ibikorwa byose nk'uko nabivuze, gutera k'umutima ibishoro 42 mu minota. Bishatse kuvuga yuko tuzumva na rya jambo labdab inshuro zigera kuri 42 mu minota. Gusa izi nshuro zishobora kurenga 42 zikiyongera mu mubare. Ibi nta kindi kibitera, ushobora kuba ufite nk'umuvuduko w'amaraso, ufite ubwoba, cyangwa ufite ibindi bibazo by'umubiri bitandukanye. Iyi ni Menya Byimbitse, mbashimira kuba mukurikiye ikiganiro.